reka nibwirire umugabo udukurikiye. Haleluya cyane, haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Yewe mugabo udukurikiye, ufite ikibazo cya kredi, haleluya, ariko umvuka iyo yarivuganye nawe, kredi warayifashe, ufata amafaranga atari makeya, ariko uko biri kose ntiwigeze ubwiza umugore ukuri. Amen cyane, haleluya. N'uyu munsi muri uku kubana iki kiganiro uzaba uryamye uri iwawe mu rugo, nicyo kimenyetso nguhaye. Ntenye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ikubakiye urugo nta rwari ruhari. Ndi imbere y'Imana, ndi imbere y'Imana, imbere y'Imana n'ubwoko bwayo, Imana irarwubatse nta rwari ruhari. Nawe ubwawe wabonaga ruri mu marembera go gusenyuka, ariko Imana irarwubatse. Ikindi Yamara yambwiye ngo mbabwire ngo uyu mwaka ni umwaka udasanzwe, ni umwaka wo gutabara abayibaye imbere by'ukuri. Umubyeyi niwe ugiye kukireba mbere y'uko umugabo akireba. Wowe mubyeyi uri mu rugo urarufite, ufite n'abana, ariko amacakubiri mu rugo iwawe yarabonetse. Haleluya. Ariko Mana none mu bwenge, haleluya, haleluya, amacakubiri yarabonetse mu rugo iwawe. Handi icyumba kimwe kibamo ibyumba bibiri. Yesu nashimwe inshuti zanjye, Yesu nahimbazwe kuko yatwongereye iminsi yo kubaho, twongera iminsi yo kuramuka. Ntabwo ari uko twari beza. Ni Julienne ugarutse, baramaze ntabwo ari umushitsi, ni umusangwa kandi ni uwanyu. Rero abifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Nari maze iminsi ntari kuboneka, ari maze iminsi ndwaye ntameze neza, ariko nashimira Imana yanyongereye iminsi yo kubaho kugira ngo twongere tuganire, kugira ngo twongere duhugurane. Imana yumve ko nyishimye, nyahaye icyubahiro. Kandi namwe bamwe muri mwe mudukurikiye arabagerageje kutuvugisha, ariko rata umuntu wese twafatanyije cyangwa se abadusengeye, abadukomeje mu burwayi, Imana ibaha umugisha. Ariko hari n'abatarabimenye, namwe nta mutima mubi. Ntabwo ari uko mvuze ko mufite umutima mubi, ahubwo twese Imana iduha umugisha. Shima Imana ko ikimbeshejeho ndi guhumeka bikemera, nubwo bitari byarangira neza, ariko mfite icyizere ko birakunda. Imana ibagirire neza. Rero uyu munsi nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Nabizi ko neza ijambo ry'Imana rirema ibitari biriho bikabaho. Ijambo ry'Imana ryubaka ibyari byasenyutse bigakunda, kandi ikindi ni ijambo cyangwa se n'ubuhanuzi butavangiye. Imana itugirire neza, nuza kubyumva ndetse ukariha agaciro ukizera. Nzi neza ko byinshi kuri wowe birahinduka, nzi neza ko byinshi kuri njyewe birahinduka, nzi neza ko Imana ihindura amateka. Imana itugirire neza. Kandi ndahamya nashidikanya ko uyu munsi hari ibyacu birabohoka. Imana iduhana umugisha. Katurimbana igitero kimwe cy'indirimbo, ubundi twumva ijambo ry'Imana. Nigiye giti nambari gashira, nigiye gitumura bugacahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mu ijuru niha ako ngakora gakatamo. Yesu nashimwe. Naho ngaho nyine nari nshaka kuririmba, ariko muraza kwihangana. Nababwiye ko mfite ikibazo cy'inkorora ndetse no gusarara, ariko ako kantu karamfasha. Haratubwiye ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, ni igihe gitoya umuraba ugacaho. No kuvuga ngo ni igihe gitoya intambara uhagazemo zikarangira, ni igihe gitoya umuraba ugacahwa imbere yawe. Hari intambara ziratandukanye, ariko Imana iratubwiye cyangwa se umuririmbyi aratubwiye ngo ni igihe gitoya intambara zigashira.
intambara ufite ni wowe uzizi, intambara afite nanjye ndazizi, ariko turashimira Imana yongeye kuduhumuriza muri iki gitondo ngo ni igihe gitoya intambara zikagira gute zigashira. Ugira kwizera nanjye ngire kwizera, kuko igihe ari gitoya intambara zigashira, ni igihe gitoya inzira ukubona zafunzwe zigafungurwa, ni igihe gitoya wowe wadipoje ukabura akazi ugahabwa akazi, ni igihe gitoya wowe wakoze examen inshuro nyinshi ntibikunde, ni igihe gitoya bikemera, ni igihe gitoya umuraba ugacahwa, ni igihe gitoya Imana ikugarutseho. Haleluya, haleluya. Ni igihe gitoya tukazabona Yesu, nubwo ubona ko inzira zafunzwe, nubwo ubona ko amagare ari imbere yawe, urupfu ruri hafi rukwegereye, nubwo ubona bararwaye warihebye, ukabona wariganyiye, ukabona nta humura ufite muri wowe, ukabona nta mahoro yo mu mutima ufite, bitewe n'ubuzima uhagazemo, bitewe n'ubutayu umazemo igihe, ariko umuririmbyi aratubwiye ngo ni igihe gitoya intambara zigashira. Ni igihe gitoya umuraba ugacahwa, ubwo uzaba utandukanye n'ibyaha. Birashoboka ko twinjira mu buzima bukakwinjiza no mu byaha. Iyo ubuze kwihangana ukaba uriho umure ku buzima bwawe, hari igihe winjira mu byaha utabiteguye, bigatekereza ko ikibazo ufite nuyoboka kunywa itabi ariko ikibazo kirashira, ugatekereza ko bw'ibibazo ufite ko nutekereza kunywa inzoga zitandukanye ari bw'ibibazo bishize. Ariko umuririmbyi yavuze ngo ni igihe gitoya intambara zigashira. Ntabwo intambara zizashira ari uko wanyoye, ntabwo intambara zizashira ari uko wariye itabi, ntabwo intambara zizashira ari uko wakoze intambara, ahubwo nyiribihe aravuze ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, ubwo uzaba utandukanye n'ibyaha. Bishatse kuvuga ngo va muri ibyo byose urimo, va muri ibyo byari bikubaza, va mu byaha wari umazemo igihe kirekire. Ni igihe gitoya intambara zigashira. Tuzi neza ko Yesu atanga amahoro. Haleluya, haleluya. Tuzi neza ko Yesu atanga amahoro, utahabwa n'umuryango, utahabwa n'amafaranga. Nshuti yanjye, kankubwire ngo amafaranga ntabwo yaguha amahoro, nta nubwo abavandimwe baguha amahoro nk'uko ubyifuza, ariko Imana y'amahoro itanga amahoro atandukanye n'ay'abisi batanga. Ushobora kugira amahoro y'iby'isi akaba ari ay'igihe gitoya, ushobora gutunga amafaranga ariko ukabura amahoro, ushobora kugira amashuri ukabura amahoro, ariko Imana iravuze ngo ni igihe gitoya intambara zigashira. Wowe udukurikiye turi kumwe, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri Zambia, Mozambique, uri Kenya, uri Kongo, uri mu Burundi, uri Burayi, ahantu uri hose, ni igihe gitoya intambara zigashira. Birashoboka ko ufite intambara z'amadeni, birashoboka ko ufite intambara z'icyangiro, birashoboka ko ufishije ubukwe burenze 3 cyangwa se 5, ariko ijambo cyangwa se umuririmbyi aratubwiye ngo ni igihe gitoya intambara zigashira. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Muri iyi minsi ndi gukunda Imana cyane, nawe nuyikunda, kubera ko nzi neza ko ari Imana isezeranya igasohoza ibyo yavuze. Kandi ntabwo Imana y'amahoro yakubwira ikintu itazashobora gukora, izagusezeranya ibyo izashobora gukora, kuko nta kintu na kimwe Imana yananirwa gukora. Ndabizi ko Imana yubaka izari zasenyutse zikongera zikubakika. Ndabizi ko Imana yongera gutanga umunezero. Hari ubuzima tunyuramo cyangwa se hari ibihe tucamo, hari ikikiri dusimbuka bitewe n'ubuzima turimo, hari ikikiri umuntu anyuramo n'umunezero ntawubone. Icyo kikiri cy'umunezero ubu gisimbutse kubera ko nta kintu na kimwe wigirira, nta n'amahoro wigirira, nta munezero. Ariko iyi Imana yakugarutseho, nk'uko umuririmbyi atubwiye ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, usubira mu kikiri cyo kunezerwa. Nkunda kuvuga ngo iyi Imana yakubebeje cyangwa se Imana yagutetesheje, bigaragarira buri muntu wese, akabona ko ineza y'Imana ikuriho, akabona ko uri kumwe n'imbaraga z'Imana. Nshuti yanjye, wowe wanyuze muri ubwo buzima ukabona inzira zirafunzwe, ukabona amarembo arafunzwe, ukabura umunezero kandi utunze n'amafaranga, ariko amafaranga ntaguha umunezero. Reka nkubwira ngo Imana y'amahoro niyo yurukire kongera kurwana ku buzima bwawe, ije kukubebeza bitandukanye n'uko umubyeyi yakubebeje. Cyangwa se mu magambo aranguruye, Imana ije kugutetesha bitandukanye n'uko umubyeyi yagutetesha. Umubyeyi yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira,
kandi wabahanga amaso bakagukoza isoni. Ni kenshi twiringiye abantu baraduhemukira. Mukobwa, ni kenshi wiringiye umuntu araguhemukira. Mugabo, ni kenshi wiringiye abantu baraguhemukira. Ni kenshi wiringiye akazi kazamo se ni Barati na Tobiya, ariko umurimbyi aravuze ngo ni igihe gitoya ibyo byose bigashira, nawe ugahabwa umunezero, nawe ugashima Imana, ukabona ineza y'Imana. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Katwisomera ijambo ry'Imana ryumva uko ritubwira. Nakuvuga ngo n'ubuhanuzi butavangiye. Unyemerere iri jambo rikunde kuruta uko wakumva ubuhanuzi bunyuze mu mwana w'umuntu. Nzi neza ko ari ubuhanuzi butavangiye, kandi nzi neza ko ugiye gusubizwamo imbaraga. Nzi neza ko ugiye kongera kugira ihumure mu mutima wawe. Nzi neza ko iri jambo rigiye kugukura muri ntibishoboka umazemo igihe kirekire rikakwinjiza muri birashoboka. Nzi neza ko hari ibyo ugiye guha piriyave kuri uyu munsi. Wowe udukurikiye ahantu hose wicaye, waba uri mu biro runaka, waba uri mu ofisi runaka, waba uri mu kazi runaka, ugifungura iyi telefone cyangwa se ukinjira kuri iyi televiziyo utumva iki kiganiro. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze kugira ngo ukimara kumvira ijambo cyangwa se ukimara gukurikirana aya materaniro hagira ibyo uha piriyave ku buzima bwawe. Ntabwo byumvise. Nari mvuze ngo ukimara kubyumva, ukimara kubizirikana hagira ibyo uha piriyave ku buzima bwawe. Birashoboka ko ufite akagambane umazemo igihe ugahe piriyave. Birashoboka ko ufite ubukene umaranye igihe kirekire ubuhe piriyave. Birashoboka ko uri ku gisuzuguriro runaka nabyo wabiha piriyave bigakunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Nyemerera ahantu uri hose ukimara kumvira ijambo, ukimara kujya muri aya materaniro hagira ibyo uha piriyave ku buzima bwawe, hanyuma Imana y'amahoro yera idapfa idakiranirwa yurukire kugutabara ndetse no kukurengera. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana ari muri Yesaya. Muri Yesaya 46 turasoma umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Haleluya, haleluya. Akamasubiramo ngo tugiye gusoma Yesaya 46. Turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Hanyuma reka badusomere twumva uko hatubwira. Mvugira ngo amena. Amena. Ni karibu no kudusomera. Yesaya 46. Turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uragira uti bisuzuguza ibigirwamana. Haleluya, haleluya. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo bisuzuguza ibigirwamana byabo. Bishatse kuvuga ngo nawe hari abakugizeho ububasha cyangwa se hari abagutekerejeho, ariko bari bafite izindi mana bizeye cyangwa se zo bari biringiye. Mu mwanya wo kuzimura ngo bimike Kristo mu mutima, bisuzuguje ibigirwamana byabo, abari byo baha agaciro kuruta uko baha nyiribihe agaciro rata. Haleluya, haleluya. Yego. Nimunyumve mwe mu nzu ya Yakobo mwe. Nimunyumve mwebwe abantu bo mu nzu ya Yakobo mwe, bo mu nzu y'Uwiteka mwe, cyangwa se bo mu nzu ya nyiribihe. Nimunyumve ngewe Imana yanyu. Nimunyumve ngewe utazabahana. Nimunyumve ngewe utazasumba musuzugurika. Ngewe uzabarwanirira mugeze mu byago no mu makuba. Ngewe uzabarwanirira intambara z'iburyo n'ibumoso. Munyumve mwebwe bwoko bwanjye bwo mu nzu ya Yakobo. Haleluya, haleluya. Dukomeze. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli. Namwe mwarokotse ibigirwamana by'iwanyu. Namwe mwarokotse muri karande z'iwanyu. Nimunyumve mwebwe mwarokotse bo mu nzu ya Yakobo mwe. Mwumva ko iyere y'amahoro ivuganye namwe. Imana ya Isirayeli irabakunda kuruta uko umuntu yagukunda. Haleluya, haleluya. Hari abantu biringiye ibigirwamana babishyira imbere kuruta uko bashyira Imana imbere. Nukuvuga ngo bamaze kubishyira imbere n'ibigirwamana byabo birabasuzugura cyangwa se bibatwaza igitugu bitewe n'agaciro babihaye muri bo. Ariko iyera y'amahoro iravuze ngo mbabwire ngo nimwumve uko Uwiteka avuganye namwe. Bantu ba mu nzu ya Yakobo mwe, bantu ba Isirayeli, aravuze ngo mwebwe azabagirira neza. Ntago azemera ko musuzugurwa n'ibyo bigirwamana byanyu, cyangwa se ntago azemera ko musuzugurwa n'ibyo bigirwamana byabagize karande. Oya, nyemerera ugira ibyo wimika muri aka kanya, ugira ibindi wimika. Nyemera wimure karande ziwanyu. Nyemera wimure ubusambanyi tayasire zomene. Nyemerera wimure uburozi bwawe. Nyemerera wimure ubwibone bwawe.
kwawe, nyemera wimure kugambana kwawe, nyemerera wimure uburyarya bwa, nyemerera muri aka kanya wowe udukurikiye ufite ibyakubase, ufite ibyakwigizeho akarande, ufite ibyawaburiye icyerekezo, ugerageza no kubyikuramo umunsi umwe ntibikunde. Nyemerera ugire ibyo wimura muri wowe, ugire n'ibindi wimika. Ubusambanyi bwarakubase, uburozi bwarakubase, gutanga inzaratsi byarakubase, karande ziwanyu zarakubase, ariko nyemerera Kristo, emerera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ugire ibyo wimura, ugire ibindi wimika. Wimura ibyo byose, wimuke Kristo muri wowe. Azaguha amahoro utigeze ubona, azakugaburira ibyo utigeze urya, azakugira umuntu ukeye, cyangwa se azakugira umuntu wo gufatirwaho urugero nk'abandi bose. Ariko gira ibyo wiyambura, gira ibyo usiga. Password ni ukugira ibyo wiyambura, Imana y'amahoro ikabana nawe. Password ni ukugira ibyo ureka, ari itabi warireka ukagira ibyo wiyambura, ubusinzi wabureka ukagira ibyo nyemerera ubutinganyi bwawe ubwiyambure, wemerera umwami nk'umukiza wawe azature muri wowe. Gira ibyo wimura nshuti yanjye, gira ibyo wimura mugabo udukurikiye, gira ibyo wimura mubyeyi udukurikiye, gira ibyo wimura mukobwa udukurikiye, ugeze mu rugo iwawe rata, gira ibyo wimura. Ariko Mana yanjye, nyemerera utekereze ku rugo rwawe. Uri umubyeyi, tekereza ku rugo rwawe. Uri umugabo, tekereza uko urugo rwawe rwubatse. Nusanga warabaye nyirabayazana wo kugira ngo urugo rwubake ku manegeka, nusanga warabaye nyirabayazana wo gushira umugabo mu kaga, nusanga warabaye nyirabayazana tayasirezo mene bosaseni kukuwa dosayine, nusanga warabaye nyirabayazana wo kugusha urugo rwawe mu kibazo, ibyo byose ubyimure. Wimike umwami nk'umukiza wawe muri wowe, araza kubakire. Dukomeze twumva ko umwami Imana tubwiye. Abona hetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka. Abona hetse bwoko bwanjye mukiri mu nda saba mama wanyu, nkabaterura mukivuka. Haleluya, haleluya. Nyemerera wowe yahetse. Ntago Imana yagiye kukurema ngibaza umuntu ngirementi, nganga ngiyibaze ngo ese ndabigenza gute, ahubwo mu bumana bwayo yabonye ko bikunze kukurema, irakurema. Kandi uri uw'agaciro nshuti yanjye, wowe yakumenye utaravuka, yakumenye ukiri mu nda ya mama wawe, yarizi n'icyo uzabayo, yarizi n'icyo uri uyu munsi. Ariko nyemerera, haleluya, 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 nyemerera numvishe ubusa agaciro Kristo yagutanze. Kugeza n'uyu munsi aracyagukunda, kugeza n'uyu munsi aracyakwitayeho, yatakaje igihe kirekire kugira ngo ubeho. Nkunda kuvuga ngo aho abandi banyuze bagapfa, aho niho wanyuze ubaho. Hari abapfuye bakivuka, hari abandi batwise inda zivamo zimaze amezi 3, kubera iki nyiribihe atemeye ko inda yawe ivamo, ukavuka ukabaho rata. Haleluya, haleluya. Bwari mu bumana bwayo, ntabwo ari amafaranga wari ufite, nta nubwo ari igihagararo, nta nubwo ari amashuri wize, ahubwo ni ukubera umugambi Imana igufiteho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwebwe munkurikiye, mwebwe turi kumwe muri aya materaniro, nshuti yanjye, nyemerera ugire ibyo wigomwa, nyemerera ugire ibyo wiyambura, wibutse ku musaraba uko Yesu yabambwe. Nta cyaha na kimwe yakoze, nta n'icyaha cy'inkomoko yakoze, ahubwo kwari ukugira ngo ubone ubugingo. Hari ku bwawe ndetse hari ku bwanjye. Nyemerera tugire ibyo twiyambura. Yatumenye tutaravuka, yatumenye tukiri urusoro mu nda z'ababyeyi bacu. Bari bazi icyo tuzabacu, bari bazi ko uyu munsi tuzagira ikiganiro, bari bazi ko uyu munsi muzaganira na Julienne. Haleluya, haleluya. Nyemerera ubuzima uhagazemo hose, waba ufite ikibazo cy'uburwayi, waba ufite ikibazo cy'ideni, ese niki gituma udashikirana n'Imana? Nshuti yanjye, nyemerera uri mu rugo iwawe upfukame, uri mu kazi ukora upfukame, ubwire Imana ngo icyatandukanyije nawe nunyeze umbabarire. Ukimara kunyeza ukantunganya, nanjye umbare muri wa mubare w'abana ukunda. Haleluya, haleluya, haleluya.
Imana itugirire neza. Yatumenye tutaravuka nshuti yanjye. Yakumenye uri umugabo uyu munsi ariko yakumenye utaravuka. Uri umubyeyi uyu munsi ariko yakumenye utaravuka. Uri umukobwa uri gukaraba bigakunda, ukisiga bigakunda ariko yakumenye utaragira gute utaravuka. Bishatse kuvuga ngo n'ibyo urimo byose ikakureba ikicecekera. Usambanira bibona ratsa. Ukuramo indira kureba ikicecekera. Uroga irakureba ikicecekera. Inzarati zawe irakureba ikicecekera. Ntagaruka ibitabibonye. Ahubwo niki wakora kugira ngo ushikire neza y'Imana? Nyemera uce bugufi mu mutima wawe. Ushaka icyagutandukanyije n'Imana. Cyatumye udashikira neza y'Imana, cyatumye udashikira ubwiza bw'Imana. Nurangiza uce bugufi icyo ngicyo ugikuyeho, hanyuma nyiri baze ture mu mutima wawe, mvugira ngo amen. Dukomeze dusoze. Nk'abageza mu zabukuru. Abageza mu zabukuru. Nk'abageza mu zabukuru. Yego. Ndiwe nabamenye mukira urusoro mu nda z'ababyeyi banyu, ndangije ntuma muvuka, ndanabarera mbageza mu zabukuru. Nta mubyeyi wabigizemo uruhare kugira ngo ukure. Kabone nubwo yakubyaye, aho ngaho yafashije Imana. Kabone nubwo yakureze yafashije Imana, ariko ntabwo yari gushobora kukurera, ntabwo yari kubyishoboza hatabaye Imana. Yakumenye utaravuka. Ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe ikugeza mu zabukuru. Bishatse kuvuga ngo yari ikuzi ku mwaka wa mbere kugeza ku myaka 10, kugeza wubatse urugo rwawe, n'uyu munsi irakuzi. Haleluya. Atayasira zomene bosanse ni kukuwa dosayini zogere dosante. Imana yakumenye utaravuka. Nshuti yanjye ubwibone waburimo bwose, ubujyaje waburimo bwose, yakumenye utaravuka. Ndiwe muzarinda imvi z'uburuyenzi nkibaheka. Njyewe wakumenye utaravuka nkageza igihe ukuze. Ni njyewe Mana iriho kandi nzahoraho. Imvi zizarinda z'uburuyenzi nkiguhetse. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha aho dusomeye. Imvi zizarinda z'uburuyenzi Imana ikiguhetse. Imvi zizarinda z'uburuyenzi Imana ikiguteruye. Nta mubyeyi uzabigiramo uruhare. Nkunda kuvuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ariko iyara y'amahoro ivuganye nawe ngo imvi zizarinda z'uburuye. Ariko Mana ndagushimye, ntuhabwe icyubahiro. Imvi zizarinda z'uburuyenzi ikiguteruye cyangwa se ikiguhetse. Ninjye waremye kandi ninjye uzaheka. Imana iguhe umugisha turekerera aho ngaho. Imvi zizarinda z'uburuyenzi ikiguhetse cyangwa se ikiguteruye. Ni wowe niyo yakuremye. Haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga ngo inzira urimo zose Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi muremure. Urangirize kuri aka kantu. Yego. Ni koko nzaheka kandi nzakiza. Haleluya. Mvugira ngo amen. Wowe udukurikiye wumvira ijambo, n'ubuhanuzi niyo ntahanura nkarekera aho ngaho, ubuhanuzi buratambutse kandi bugaragara. Imvi zizarinda z'uburuyenzi. Nta n'undi muntu uzahaboneka, nta mufasha uzahaboneka, oya ntawe. Niyo Mana izahoraho. Mu byago no mu makuba intambara zibonetse, ariko none nyiribihengere Imana y'amahoro izaguterura. Amen. Bishatse kuvuga ngo izagukora amadede. Katagenda kuvuga ngo izakubebeza. Haleluya. Iravuze ngo niyikiza, niyibabarira ibyaha, niyikura muri karande. Haleluya, haleluya. Niyirema ibitari biriho bikabaho. Niyitanga agaciro tutari dufite agaciro. Niyitanga isura tutari dufite isura. Niyitanga ubuzima tutari dufite ubuzima. Niyirema ibyari byararangiye. Nshuti yanjye udukurikiye, wumva ko amateka yakurangiriyeho, wumva atayasire zomene bosanse zogere dosante. Imana y'amahoro iravuze ngo niyirema igashyiraho ibyari byararangiye ku buzima bwawe. Ibyo wari uzi ko nta cyerekezo, ibyo wari uzi ko byarangije manda ku buzima bwawe, birashoboka ko wize
ariko bikanga. Birashoboka ko washatse ukubaka ariko bikanga. Birashoboka ko watunze ariko inyatsi ziraboneka. Ariko yari y'amahoro iravuze ngo niyirema. Haleluya, haleluya, haleluya. Wowe udukurikiye uri kubwirwa na Juliana ari kubwirwa. Imana y'amahoro niyirema. Nkwifurije kugira ngo Imana y'amahoro ikurebere ibifite umumaro ku buzima bwawe. Ikuremere ibiguhaye agaciro muri iyi minsi. Ikuremere ibizakubaka ukubakika nk'amabuye mazima. Imana niyirema. Haleluya. Cyane haleluya. Umuryango uvukamo ntiwakuremera ngo uguhe akazi. Ntabwo bikunda. Niyo bagerageza Imana itabirimo biranga. Niyo wakageramo warwanishije imbaraga ziwanyu biranga. Kubera iki Imana ntiyari yarema. Warwara ukagera hahandi bavuga ngo uzajya wishura umwuka uhumeka. Bakakubarira ku munota ukishyura. Ubushobozi ukabubona ukishyura. Imana itaremye ntabwo wakira. Ariko turashimira Imana ivuganye natwe ngo niyirema, niyikiza, niyitegeka. Iyo ivuze biraba yategeka bigakomera. Ahubwo muntu nkurikiye, muntu turi kumwe, nakubwiye ngo Pasquad nyemera uca bugufi mu mutima wawe ushake cyagutandukanyije n'Imana. Nurangiza uyibwiye ngo nyiribihe, nyamara naciye bugufi umbabarije. Ukimara kumbabara nanjye ureme. Imana igira ibyirema ku buzima bwawe, haboneka impinduka ku buzima bwawe. Hanyuma Imana nimara kubirema, imvi zizarinda ziba uruyenzi ukiri mu biganza by'Imana. Imvi zizarinda ziba uruyenzi Imana ikiguteruye mu maboko. Mvugira ngo amen. Yewe mubyeyi ubona ko byarangiye, ubona ko urubyaro wapi, ubona ko urugo rwasenyutse, iyara y'amahoro ivuganye nawe ngo niyirema. Iyara y'amahoro ivuganye nawe ngo niyitanga amahoro. Iyara y'amahoro ivuganye nawe ngo niyo yubaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yewe mukobwa, iyara y'amahoro ivuganye nawe niyo yongera gutanga ubukwe, niyo yongera gutanga urukundo, niyo yongera gutanga umunezero. Ahari icyangiro ikahashyira urukundo. Yewe musore ubona kuri mu buzima bw'amanegeka. Haleluya. Ubukene ari bwinshi mu ruhande rwawe, ugashaka icyerekezo ukakibura. Wakwiraba n'iwanyu ugasanga ni kwa Bidodomu, ugatekereza naho ikibanza kizavuka habura. Umva uko iyara y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo niyo irema. Iyara y'amahoro iravuze ngo niyirema musore, iravuze ngo niyirema mubyeyi. Ayiwe, niyirema igatanga abana, niyirema ikabacisha bugufi, niyirema ikongera ikubaka urugo hakaboneka umunezero. Niyirema umuntu akareba undi akongera akamwiyumvamo. Haleluya, haleluya. Iyo Imana ibiremye n'umuryango warakuvuyeho uragaruka. Haleluya cyane, haleluya. Iyo Imana ibiremye wari wambaye ubusa urongera ukambara. Iyo Imana ibiremye nta sura itanga agasura. Iyo Imana ibiremye nta mibereho itanga imibereho. Iyo Imana ibiremye itanga ijambo, ariko umuntu ntiyaguha ijambo. Haleluya, haleluya. Ntabwo nkwifurije agaciro uhabwa n'umuntu uratsa, nkwifurije agaciro uhabwa na marayika. Imana itugirire neza. Nkwifurije agaciro uhabwa n'Imana y'amahoro, iyera idapfa idakiranirwa, kugira ngo iyera y'amahoro izibe muri wowe. Ibyo nibyo nkwifurije. Haleluya cyane, haleluya. Ongera haleluya, haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Hanyuma turi muri iki kiganiro, reka nibwirire umugabo udukurikiye. Haleluya cyane, haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Yewe mugabo udukurikiye, ufite ikibazo cya kredi. Haleluya. Ariko umva uko iyari ivuganye nawe. Kredi warayifashe ufata amafaranga atari makeya, ariko uko biri kose ntiwigeze ubwiza umugore ukuri. Amen cyane, haleluya. N'uyu munsi muri uku kubana iki kiganiro uzaba uryamye uri iwawe mu rugo. Nicyo kimenyetso nguhaye. Utamubwiye
nkubwije ukuri amafaranga uyaca kabiri umubwira kimwe cya kabiri andi urayasigarana. ariko umva uko iyare y'amahoro imbwiye. Imana y'amahoro irambwira ngo nubwo urugo rwari rusenyutse, irambwira ngo ningutangariza iki kintu muri iki gitondo. Irambwira ngo niyo yururutse kongera kukubakira, ariko nawe wige guca bugufi mu mutima wawe. Irambwira ngo ninkubwire ngo ikugarutseho atari ukukiranuka, kandi rero ufite abana 3. Iyare y'amahoro ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo niyo ikugarutseho atari ukukiranuka, atari ukugira imirimo myiza, ahubwo ikugarutseho kubera abana. Kandi iyare y'amahoro irambwira ngo ninkubwire ngo igirenze kuri icyo, iguhaye imikorere yo kugira ngo ubone ubwishu, irakwishuriye. Niko iyare y'amahoro ivuganye nanjye. Ikindi, ufite ikibazo cy'umutwe. Ufite ikibazo cy'umutwe udasanzwe. N'ibinini waragerageza uranywa ariko ntibyakunze. Ariko rata iyare y'amahoro irambwiye ngo ninkubwire ngo ikugarutseho. Hari igitumye kwibuka, hari igitumye kugarukaho, hari igitumye yongera kukurengera kugira ngo abana bawe batazababara. Nicyo gitumye Imana igutabara. Haleluya, cyane haleluya. Rata Imana nigurana, ntenye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ikubakiye urugo nta rwari ruhari. Ndi imbere y'Imana, ndi imbere y'Imana, imbere y'Imana n'ubwoko bwayo. Imana irarwubatse nta rwari ruhari. Nawe ubwawe wabonaga ruri mu marembera go gusenyuka, ariko Imana irarwubatse. Ikindi iyare y'amahoro yambwiye ngo mbabwire ngo uyu mwaka ni umwaka udasanzwe. Ni umwaka wo gutabara abayibaye imbere by'ukuri. Ni umwaka wo gutabara abantu batigeze bayisheshenga. Ariko abahanuzi babibayemo neza, bavuga butumwa babibayemo neza. Iki ni igihe cyanyu cyo gutabarwa. Niko iyare y'amahoro ivuganye nanjye. Iyare y'amahoro irambwiye ngo nimbatangarize ngo igihe cyanyu cyo guhembwa. Wowe wizeye ko bihagazemo neza, wowe utarabibangikanyije n'ibindi bigirwamana, iyare y'amahoro irambwiye ngo ni igihe cyo gutabarwa kwanyu. Kandi ijambo ryatubwiye ngo imvi zizarira ziba uruyenzi ikiduteruye. Niko iyare y'amahoro yavuganye nanjye. Iyare y'amahoro irambwira ngo mbwire abantu babibayemo batabirimo, abayisheshenze namwije kubasheshenga. Tayasira zomene bosanse zogera dosanse niniwe dosayini tayabini kontajeve dosanse. Abayisheshenze nawe ije kugusheshenga. Birashoboka ko wibitseho amasezerano menshi, ariko ni amahuri, kubera ko warayisheshenze, warayikinishije kenshi, urayimenyera, uyifata nk'aho ari musaza wawe cyangwa murumuna wawe, ariko nawe ije kugusheshenga. Nyemera uri bwiyumve muri iki cyiciri, ugira uca bugufi ubwira Imana ngo nemeye, ciye bugufi mu mutima wanjye nunyeze. Imana yurukira ku kwezi no kugutunganya. Imana yongera kwimike bundi busha wamaze kwiyanduza. Hari abantu benshi bavuga ngo irondo ryamaze kwivanga n'ibisambo, ntabwo uzi uruhande uhagazemo. Haleluya, cyane haleluya, haleluya. Imana y'amahoro tugirire neza. Wowe birimo by'ukuri umve ko ugiye gutabarwa n'Imana. Wowe birimo by'ukuri umve ko ugiye kwakira neza y'Imana. Kandi muri uku kwezi kwa 9 Imana igiye gukora ibitangaza. Muntu udukurikiye ku kibazo ufite, natangiye nkubwira ngo hagire ibyo uhapiriye. Muri uku kwezi kwa 9 ndi imbere y'Imana. Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu. Nyemerera wemerera Imana uca bugufi mu mutima wawe. Wowe ugize guca bugufi, wowe wemeye kuyemerera, wowe wemeye kugira ibyo witandukanya nawe. Imana y'amahoro ije gukora ikintu kidasanzwe
ku buzima bwawe nukibonesha amaso yawe uzanyemerere wandike muri comment nagira icyo Imana ikora bitewe n'ibyo Imana ivuganye natwe mu kibazo ufite cyangwa mu byo wahaye Piriyafe uzandike muri comment bizansubizamo imbaraga kandi nanjye saha gusa dukomeze tubisengere Imana izibe mu ruhande rwacu sohoza amasezerano isezeranye natwe yavuze ngo tuzarinda dusaza ikiduteruye kandi imvi zizarinda ziburuyenzi turi mu maboko yayo nyemera ugende uce bugufi nawe uterurwe n'Imana nyemera ugende uce bugufi nawe wumve kugira neza kw'Imana cyangwa ineza y'Imana hakiriho umure ry'Imana mu mutima wawe. Haleluya haleluya haleluya. Imana yamorije kubaka pasire kankubwiza ukuje muri aya materaniro y'uyu munsi cyangwa muri iki kiganiro cy'uyu munsi Imana yubatse ingo zari ziri ku manegeka. Amen. Tayazane bosase ni niwe dosayini tayabini kwantaje vedosase. Imana yubatse ingo zari ziri ku manegeka. Amen. Reka nkubwira muzeyi wowe udukurikiye ariko none nyiribi Imana yamori tugirire neza. Haleluya haleluya. Umubyeyi niwe ugiye kukireba mbere yuko umugabo akireba. Wowe mubyeyi uri mu rugo ufite n'abana ariko amacakubiri mu rugo iwawe yarabonetse. Haleluya. Ariko Mana none mubwenge. Haleluya haleluya. Amacakubiri yarabonetse mu rugo iwawe. Handi icyumba kimwe kiramo ibyumba bibiri. Nimbivuga gutya abanyabwenge murabyumva cyangwa abantu bakuru. Nimba ari icyumba kimwe kigahindukamo ibyumba bibiri cyangwa matera rimwe ikavamo matera ebyiri ubwo Yesu byumva. Haleluya haleluya. Iyara y'amahari ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo guca bugufi mu mutima wawe. Kabiri ivuganye nanjye tayazane bosase ni niwe dosayini tayabini konta irambwiye ngo kandi wige kubabarira urinde izamu ryawe. Nikiye rivuganye nanjye. Haleluya. Amen. Haleluya haleluya haleluya. Amen. Kandi ikimenyetso nyiri bihamaye harambwiye ngo ninkubwire ngo umaranye uburwayi igihe kirekire bwo mu nda ariko iyara y'Imana irambwiye ngo ikurinze indwara y'ibihaha. Nubwo utekereza ko ari ibibyimba ntabwo ari ibibyimba ahubwo ni ibihaha byamaze kwangirika muri wowe. Icyo nicyo kimenyetso iyara y'amahoro impaye. Kandi umwana wawe wanyumuhetse afite imyaka 3 n'amezi 6 aho ngaho ubwira Imana yongere kugarukeho yongere kubakire. Nkunda kuvuga ngo umugore mu rugo umenye kuri umugore n'umugabo we mu rugo amenye ko ari umugabo. Unyemere mujye mwuzuzanya cyangwa se tujye twuzuzanya. Amen. Hanyuma twige guca bugufi mu mago y'iwacu. Hari igihe n'ingo z'iwacu zubakika tubigizemo uruhare ariko Imana iguha ubwenge mubyeyi wanjye. Imana ikugirire neza. Kansogereze hano kamvuga ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Kandi buri muntu wese udukurikiye buri muntu wese udukunda buri muntu wese udukurikirana Imana y'amahoro imuha umugisha. Umuntu wakoze subscribe umuntu wakoze share ufite n'uburenganzira bwo kudusangiza n'abandi ikiganiro cyumvica ugafashwa ugisangiza mweneswa kugira ngo nawe hagira havagire naho yinjira. Ibyo nabyo turabyemera nta soni bidutera. Ni karibu. Imana ibagirire neza. Ni Julienne mwari muri kumwe kandi arabakunda cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kadusoza ijambo ryacu cyangwa se ikiganiro cyacu no gusenga. Ariko tutarasoza gusenga urashobora kuba wakwifuza kutuganiriza cyangwa se kudusura. Ni karibu. Dukunda abantu kwera ko nanjye murankunda. Nimero ni 078 24 55 19 kanyisubiramo ngo ni 078 24 55 19. Munyemerere mushigikire Julienne. Subscribe, comment, share turabikeneye. Munshigikiye. Namwe Imana y'amahoro ibashigikire. Murakoze cyane. Mana turagushimye. Tugushimiye kugira neza kwawe.
tugushimiye kuko uri umwami w'abami, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Wabanye natwe tugitangira, usozanyije natwe ntuhabwe icyubahiro. Kandi nyemerera Kristo, hari byinshi usezeranye natwe, hari byinshi uvuganye natwe, kandi tuzi ko ushobora byose, nta n'icyabasha kurogoya umugambi wawe. Nyemerera ibyo usezeranye natwe ubikorere kwiyubahisha. Ari umubyeyi udukurikiye haze kwifuza kwe, ku byaha yapiriye ve nyemerera umubera Imana. Ari umugabo udukurikiye, ku byaha yapiriye ve n'umubera Imana. Ari umusore ku byaha yapiriye ve n'umubera Imana. Ari umukobwa ku byaha yapiriye ve n'umubera Imana, kugira ngo nyiribihe dufate igihe cyo kugushima ndetse no kuguhimbaza kubw'ibyo waremye. Urakoze kubanye natwe, kandi urakoze ko muri aya materaniro ukijije uburwayi butandukanye. Urakoze kuje gukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze kuje wikwitamurura kuri iki kiganiro kubera ko Imana y'amahoro. Kandi nyemerera neza yawe n'urukundo rwawe tubonekeho. Ari abadukurikiye nyemerera babone kugira neza kwawe. Ari ufite ikibazo cy'uburwayi ndamusengeye. Ari ufite amaganya n'agahinda ndamusengeye. Ikibazo cyo kubyara ndabasengeye. Ari umatiye kirekire apfusha ubukwe buri munsi ndamusengeye. Hari abafite ingwa ziri ku manege kandi abasengeye. Reka haboneke impinduka ku buzima bwawe. Kandi tutarasoza tubone no kukwereka iyi televiziyo cyangwa se yicana. Nyemerera ineza yawe, urukundo rwawe rugera kuri hinduka official. Uduhe urukundo, igikundiro kitubonekeho. Nyemerera Kristo ineza yawe igaragare, kandi utuzamure kuko uri umwami w'abami. Ngaho ganza kandi utegeke. Tugushimiye ibyo wakoze, tukuragije n'ibyo utarakora, twitegura kugiye kubikora. Bana natwe kandi utugirire neza ni mu izina rya Yesu. Amen.